nawe ni umwe mu bamaze iminsi bakoroza imbuga nkoranyambaga. Bamwe bati wampaye akavideo ka ya mpano, abandi nabo bati iminota 47 ni myinshi. Ni byinshi byavuzwe tutaje kurondora. Ni nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru avuga ko ya mpano yafashwe amashusho ari mu busambanyi. Ibi ngibi ya mpano akaba yarabihakanye yivuye inyuma, ahubwo akavuga ko hari abantu baba bashaka gushira hasi abandi. Nawe ibi ngibi ushobora kuba warabyumvisheho cyane nkuko nanjye nabyumvishe, ubundi ngafata umwanzuro wo kujya gushakisha video ya mpano y'iminota 47. Ubwo nafashe agatebe na telefoni ndicara ngo nshakishe video ya mpano. Nicaye numva nicariye igitabo ku ntebe, niko guhaguruka ngo ndebe icyo gitabo nari nicariye. Nibumbuye nsanga harimo amakuru ya mpano ndetse n'ubuzima bwe bwose, mbese muri rusange ndavuga amateka ye. Ubwo nafashe igitabo kirimo amateka ya mpano n'ubuzima bwe, ndicara ndasoma, ubundi ndasobanukirwa. Ubwo intekerezo zo kujya gushakisha video ya mpano zahise zihinduka, kubera ko nasanze nta n'ikiza nakuramo cyangwa se inyungu nabonamo. Nyuma yo gusoma amateka ya mpano nkayamenya, nifuje kugusangiza nawe kugira ngo usubize ikibazo wajyaga wibaza uti ni muntu ki. Hanyuma reka nkwibarize, yaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube? Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu isi y'abamamaye, aho ubuzima bwabo bwanditse ku cyapa kiri mu masangano. Hagati aho ngaho njye mbahaye ikaze. Uzi gukunda umukobwa w'umurundi, ibazi wabo baracyatanga 8. Akaba n'impamvu gatari kubundi mu Rwanda ko batagitanga 8. Why not tutarongora umurundi? Ubundi amazina y'nyakuri ni Uworizarwira Floriye, yavutse mu mwaka wa 2000. Akaba ari umwana wa 6 mu bana 6 avukana nabo. Yavukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke, aba ari naho atangira amashuri y'abanza. Nyuma umuryango we waje kwimukira i Kigali, aba ari hakomereza ubuzima mu mwaka wa 2016. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yarangije amashuri ye yisumbuye, ubundi aza kuba i Kigali. Nyuma umuryango we waje kwimukira i Kigali, ariko we ajya kuba mu Bugesera kwa mushiki we. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yasoje amashuri ye yisumbuye, ubundi atangira ubuzima bwo kwibana muri Kigali. Gusa ubuzima ntibwaje kumukundira, kubera ko nyuma yaje gusubira mu muryango we, aba ari hajya kuba. Nk'undi mwana wese urangije amashuri yisumbuye, ntago yakomeza kwicara imbere y'ababyeyi, ahubwo ashaka icyo gukora. Ya mpano nawe mu mwaka wa 2019 yinjiye mu kiyede. Icyo gihe yahembwaga 2500 ku munsi. Muri icyo gihe kandi ari umuyede, yari afite umukobwa yihebeye, ariko yaramuhishe ko akora ikiyede. Umukobwa nyuma nibwo yaje kubimenya, ndetse anamusanga mu kazi rwose ari mu kiyede, ahita amwanga. Ya mpano avuga ko kuri ubu ngubu umukobwa bakivugana, ariko atakongera gukundana nawe, kubera ko ngo ashobora kumuta n'ubundi ubuzima buramutse bwanze. Muri icyo kiyede kandi yatangiye gushakisha inzira z'uko yazamura impano ye. Akiri mu kiyede kandi yakomeje gushakisha inzira zatuma azamura impano ye. Studio ya mbere yinjiyemo ni yitwa Unlimited Records ya producer Odilo, amufashije gukora video ze za mbere. Nyuma yaje kugirana ikiganiro n'umunyamakuru Emirene, watumye amenyekana byisumbuyeho, kubera ko icyo gihe abantu baramumenye ndetse batangira kumuha amafaranga, ku buryo ngo hari n'abamuhaga 100,000. Ayo mafaranga yarayarundanyije, ubundi amaze kugira 800,000 ayoherereza ise kugira ngo yimuke aho bari batuye. Icyo gihe kandi nibwo yabonye kampani ya TP Music yamufashije guhera ubwo ngubwo atangira kumenyekana. Burya kandi ngo ya mpano yanyuze mu buzima bukomeye, kubera ko yafunzweho amezi 2 abeshyirwa n'umukobwa w'umuturanyi wamushinjaga kumuhohotera. Nyamara
nyuma byaje kugaragara ko yabeshyerwaga kubera ko umukobwa yapimwe agasanga atarigeze afatwa ku ngufu nk'uko yabitangazaga. Igihe Yamano yari muri gereza yatangiye kwiheba ndetse no kugira agahinda gakabije, atangira gutekereza ku izina rye rya Uwo Rizarwira, atangira gutekereza ko yaba ari ishyano. Yamano kandi yagiye agaragara mu bitangazamakuru aho yavugwaga ko yavuze ko atazi Bruce Melody. Ibi ngibi yabishimangiye avuga ko atari yabona Bruce Melody bityo atamuzi. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo Yamano yaririmbye mu gitaramo cya The Ben cyari cyabereye muri BK Arena, ubundi akaza kuhakura abakunzi benshi agahita amenyekana cyane kugeza na n'ubu ngubu ahari umwe mu byamamare by'abahanzi dufite hano mu Rwanda. Avuga ko kandi muri uyu mwaka wa 2025 ateganya kuzakorana indirimbo na The Ben. Bizatinda ariko bizaza. Hanyuma reka turebe Yamano mu rukundo. Ku itariki ya mbere Mutarama 2025 yagaragaje umukunzi we, ubundi abantu batangira kuvuga bati ibi ngibi nibyo cyangwa nibihuha. Mu buryo bwo kugira ngo Yamano yemeze amakuru yavugwaga, yarabyivugiye ndetse ashimangira ko ubuzima butarimo umukunzi bumeze nko kuba muri gereza. Kuri ubu ngubu afite indirimbo zikunzwe harimo yitwa Bucura, Ndi kwikubita, Si ibyanjye, Ngo, Uwo Rizarwira, Mayibobo ndetse niyo yakoze yitwa Urw'agahararo. Izi zose ni indirimbo zakunzwe ndetse zikaba zaratumye amenyekana. Ngayo nguko ibyerekeranye na Yamano, umusore umaze kubaka izina hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda by'umwihariko mu buhanzi. Ni byinshi wajyaga umwibazaho ariko reka twizere ko usobanukiwe. Hagati aho ngaho niba ufite inyunganizi wayitubwira muri comment, reka tuhahurire. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry, mukomeze mugire ibihe byiza, turakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.